niwumva izina Nyirarunyonga ukangarane, niwumva ijambo igishegabo wishye ubwoba, utinye umugore wabaye shugamabi bwa mbere mu mateka y'u Rwanda, utinye kandi umugore waje kubwira umukazana we yuko naza guteka igishyimbo kimwe kiraza kuzura inkono. Uyu mugore udasanzwe mu mateka y'u Rwanda, hari abantu babiri gusa yemeraga, hari uwamunogerezaga inshingano z'abashakanye nubwo bwose yabaga ari na shugamami, hari n'undi yemeraga wamwogoshaga umusatsi. Nyemerera rero maze dutemberane mu Rwanda rwo hambere hasaga mu 1700, aho u Rwanda rutagiraga ifiriti, pirimusi ndetse na mitsingi n'iyo myenda mugenda mwiratana, aho uruhu rwambaraga umugabo rugasiba undi kandi itara ryabo rikaba kuzunguza igishirira. Turi ku muyoboro mugari JP TV show, ngendi JP, mbaye ikaze mwese murisanga. Uyu Nyirarunyonga yari umugore w'umusingakazi w'igishegabo mu mateka y'u Rwanda wari utuye mu rugarika rwa Kigesi na Mbirizi mu Rukoma, hakaba harahoze hitwa Gitarama, ubu ni mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, ubu akaba ari mu karere ka Kamonyi. Ibi rero bikaba byarabaye ahagana ku ngoma ya Yuhi Gahindiro mu mwaka w'1700. Ikindi kandi yari umupfakazi ariko afite abakwe n'abakazana. Nyirarunyonga ntiyigeze abura igisubizo ku kibazo icyo ari cyo cyose yigeze abazwa, kandi yasaga n'udasanzwe ugereranyije n'abandi.